za buri munyamakuru wese nibyo twinjira mu itangazamakuru utekereza kuzabikora nk'umwuga bikagenda neza, ariko iyo bigeze mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru biba akarusho. Nanjye rero nishimiye kuba ahangaha, kandi n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose zatanga ibyo mfite, kandi nzi ko abakurikirana RBA, yaba kuri Radio Rwanda, kuri Magic FM ndetse n'izindi platform za Radio Rwanda cyangwa se za RBA, nzi ko abantu tuzabana neza, kandi nditeguye no mwuka mwinshi, imbaraga nyinshi, nzatanga ibyanjye byose. Rero hano ndagiraga mbumvishe by'umwihariko igihe uwo bita mu bicu yaragiye kwakirwa kuri RBA, uretse wumve amagambo yatangaje ndetse kandi yanogeje igitego cyanatunguye abantu benshi muri ako kanya. Impamvu muri kubonamo ifoto ya Rwajurigani nuko ntawe uramenya amakuru y'uko bamwirukanye, nubwo benshi bavugaga yuko kuba uyu nguyu mu bicu yaje bisobanuye ko Rugaju yirukanwe. Oya, ahubwo reka twiyumvire uko yakiriwe ndetse nuko byari byifashe muri studio. Virgil van Dijk, VVD de captain, hereza Ibrahima Konate Nistaibu, sunika pase gato cyane la kwa Katisi Juna Jones, tanga pase kwa Dominique Sobozrai, Kenje Sobon, sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez, attention reka Freyani Vitsi, attention Richard Vitsi, attention tanga pase, attention, Ugo Ektike contrôle magique, attention orienté droit, couverture, attention barayikora ariko biranga, attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri, attention Ugo! Yes! Movic! Tsotsum! Ekipi ya Liverpool Ugo Ektike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Kopsi, bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine, bati turara ariko nawe utweretse ko udufitiye byinshi ku mutima, uradufite, ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. Nepo abakunzi ba Rwanda hano bati Nepo nadushyiriremo ngo titiza mwanya n'uwawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha. Reka da neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi iyo wogeze urayihitamo wenda niwe nifitemo byinshi wogeze igitego. nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sampo gato ku gitego cya Ugo Ektike. Hari icyo bitwaye cyangwa kandi bano twaratangiye agachallenge ko kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri Ugo ko irindi ari urivuze gutara gukotora nta kibazo. Yes, rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye, siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Oliver Glasner araza kubakora mu jisho witwa Nesroti nk'uko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention l'équipe ya Liverpool zamuka neza cyane hariya, umupira ugera kwa Virgil van Dijk, VVD de captain, hereza Ibrahima Konate Nistaibu, sunika pase gato cyane la kwa Katisi Juna Jones, tanga pase kwa Dominique Sobozrai, Kenje Sobon, sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez, attention reka Freyani Vitsi, attention Richard Vitsi, attention tanga pase, attention Ugo Ektike contrôle magique, attention orienté droit, couverture, attention barayikora ariko biranga, attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri, attention Ugo! Yes! Movic! Tsotsum! Ekipi ya Liverpool Ugo Ektike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Kopsi, bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine, bati turara ariko nawe utweretse ko udufitiye byinshi ku mutima, uradufite, ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure, indesho kabisa hawe na Mwenyezi Mungu, uyu musore arafise kabisa ku mugani w'Abarundi, afite impano, afite ubwenge, kontrola anyuza umupira hagati ya Chris Richard, areba neza amageya Jiki ya Ninkin Israel, areba umuzamu Dini Jordan Anderson, arangije depozamu bebe.
Chuchuma be. Titties ahandi. Kunda Nyarugenge umuriro uratse. Nepo ntabwo ashaka kuvuga amazina abiri n'amazina atatu ari kogeza ngo yitwa ubwo Ketikende. Chasa mimi kwa wichenje uyu mwuka ngo Nepo mu bicu yitwa Nepo Dushime aka mu bicu. Rero ni umunyamakuru wa RBA. Nepo muri makeya Premier League iratangira mu ku wa gatandatu, hari imikino iri ku wa gatanu. Nicyo babwira abantu kuri Premier League bazitege Nepo meze guti. Arakoze cyane Ruvuyanga. Abankurikirana benshi ngira ngo dusanzwe tubana kandi ndanabashimira mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka. Ndabashimira mbere na mbere, reka mbashimire urugendo twakoranye. Ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Salus. Nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio. Ujya kuri Salus naho warogeza? Nanogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika. Hari na match ya final ya Champions League nakoze. Ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro. Nyuma nza no kujya kuri BTN TV, nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV 1. Njya kuri SKFM niho narindi ubu rero nisanze hano muri RBA. Rero abakunzi ba Premier League barafite ikibazo bavuga bati turi kumwe. Premier League irari ngira ngo abavandimwe bari amazi iminsi babikora neza cyane, nanjye nzaza dufatanye. Premier League rero abantu bitege ko duhari. Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora. Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye. Ikipe ya Chelsea Champions yari w'isi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguruye retire. Manchester United abakunzi bayo batangiye gukanguka bavuga bati bura butatu reka tube tubwise butagatifu, wenda tube tunabusizo umugisha turebe ko bizakunda. Tottenham Hotspur zimeze neza nubwo Minisani yagiye ariko barakiyubaka. Nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho. Urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati ntago ngomba gusubira nyuma ya Europa League batwaye, barashaka no kuza mu myanya ine. Urumva ko birakomeye ama equipe menshi ariteguye. Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe. Urumva ko ari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo nizi za Aston Villa Newcastle zirari mu Bwongereza. Ubasigari ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere. Icyari Big 6 sinzi uko bazageraho bakakita niba bazagikurura bakakita Big 10, ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishima.